Rebana amaso ku maso kugaragaza ko ufite ibitaramo bizenguruka igihugu cy'u Rwanda wowe nka Bruce na team yawe n'abakozi bose barizwa muri ya company Ben avuga ko ibyo mwatangaje ari fake news ari amakuru y'ibihugu ayo biri ku muhanda rero ndikukubwira ati Bruce ntabwo yigeze avugisha Ben na team ye ashyira hanze ibintu atabivuzeho koko nibyo ku muhanda kuraho turimo kuva muri parking none se twaswitchinga gute tugashyira muri phone irimo umuriro umunani bagiye kutita tugaruka mu kanya kandi tugomba kuba kane turababwira ko tugomba kuvaho gato tukagaruka haburi ibyo twita duswitchinga abantu muri hari dufite abantu bangaye se ubu 63 hano sinabonaga ijana n'iki abo ni abari ku bari ntuzi okay tugiye Kacyiru ni mu budutwaye mwana twaraga mu bataraza twerekeje kuri RBA hafi yawe reka mbanze nk'imiti mwabantu ndarwaye mu nda sinzi ibintu nariye nanjye meze nka speed urumva niwemera pom 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 ya none reka mbanze nk'imiti musamfashe cya kinini kindi kiriye kandi iyo miti yashize nayo tugomba kwigura arangiza kiriye muganga wereke n'ahantu tugeze hano turimo tumanuka tumwere n'umumotari ko ndabona ashobora kudutwarira fone nk'amazi yanjye manini yakonje aho ngo buriya arashyushye Jobis agiye he afite imodoka umuntu araba ndashobora kuheza ndatigwa kurusha ndashobora kuheza abahure bitegure ntari tuzabageraho okay noneho iyo tujyana muri RBA bari budubwira ngo dukuremo inkweto nari narabyibagiwe oya hari yegeramo ugahita umuga mu kazinjira oya ntabwo tuzinjira namwe turazikuramo nakurira ko amasogisi yanyu namwe akiri ku murongo umuntu afite isogisi bani rimeze nk'agapfukamunwa ariko Melody Karongi kutajya ubasura Karongi ndabasura cyane ahubwo ntabwo mujya mubimenya Karongi ni abantu banjye buriya bya danger ndakunda sana niwabo muhungu wanjye bita Ellen akantu ko gukuramo inkweto Jessica hano arimo aragaseka ari umuntu ufite amasogisi mana ameze nk'agamubi attention umupolisi yepa yari kubaza akabazo ese mubi ko atajya aseka wase kuri mubi wowe nta kintu kiba gisekeje aho ngaho yarambwiye ngo ntabwo duseka ari wowe uri mubi waseka uri wewe uri we focus gotta focus and purpose yeah nigga ingoma yawe na Emi Arade tuyitege ryari ingoma yawe niyo direnia ari basa bitegereje ya Emi Arade ni production imanzi irangire ubundi ibintu bikomeza aha umusari no vumbi rya Nyagatare se urongera kuritumura ubushize muri wacu muzika wari kubise ahitashiraho n'agatima Nyagatare vumbi rya Nyagatare umuntu azi kuvuga kabiso vumbi rya Nyagatare turaza kureba ibyo tubakorera turaza kuba liste y'imijyi yose tuzajyamo ibyo ngibyo biraza gukorwa mu rwego rwo kugira ngo nabo wenda tutabashije kugeraho turakera kuganira nyine na team yose tuzabaha plan yose iteka mbese ibitaramo tuzakora tuhite tubaha n'izina rya tour n'abaterankunga bacu tubabereke ni ibitaramo bizagenda neza bya hatari ku murongo nkurikije ngewe ko niyumva n'ukuntu mbona ibintu byose amaririmbo dufite ukuntu atwika bazamo ikirahure mani ko bashyizemo akahisi kugira ngo tuzabagire noneho iyo ni nkoko shaka ngo ntabwo igira feri ngiti kunyangura ngikugirira vuba vuba ase mwamaze kumva ubwoba mpagaze ngewe singuna ibintu byo gupfa ngewe ntabwo bimenye umva akabazo ka Ivete afite hano ngero zamuri Ivete arabaza ngo
ese wazikoranye tuwa ko wenyine Ben ko mba mbona atabishaka agira ati ni fake news? ntago n'ubundi byatuzaniye kwikorera tuwa no se ntituzanzwe tuzikora kandi kakabima ariko ibyo byose bigendana n'imiteganyirizwe imitegurire y'ibitaramo by'amatimu yavuganye amasezerano hagati y'abantu n'abaterankunga urumva ntabwo ari ikintu kivuga umuntu umwe si ibintu byo gukora nyine uko nshaka cyangwa se nk'uko mbyutse gusa bigira imirongo migari bigenderaho. Aha uyaravuga ati uriya mujama wa plante ku mutwe amakuru ye nawe sinamenye bo Bruce mfite namba ndemera ngo afite namba muremere. Ese Melody ubu nzarende nipfira nagukoze mu ntoki koko? Ibyo bizaba ntabwo tuzabyemera ibyo ngibyo. Okay, uyu nguyu urabyemera. Messi or Cristiano? Nakabazo k'amatsiko sinyampa kubimenya mwene ibyo. Okay, sinyamenya ko batsindana wese wundi wo ufana ndemana yewe bo bari abatipe bose bari babiri bafite ibintu bose naba nyine n'abantu bajya kuba equilibre ariko bagiye bafite ibintu bibiri bitandukanye buri wese afite icyo atandukaniyeho n'undi bose n'abahanga kimwe ariko bakagira utuntu duke batandukanye. Iyo cyabaza ngo wowe urinde yewe ngende ngiye amaranga mutima yanjye ni Messi nyine mbaranga kugira ngo ngaragaze uruhande ariko amaranga mutima yanjye ni Messi aza ubuzwa n'ikigozi ngo Njyewe mpeze inguni mitanyiheza vuba njye inguni yanjye mari inguni yanjye izivuza ubuhu. Uyu ari kwaza uzaza Belgium ryari itariki 7 mu kwezi kwa 3. Ndukumbuye korabo uri kumwe n'umurapa. Ndukumbuye korabo ngeje ubundi nabiri ni muri studio ndi gukora indirimbo ngiye gona Mana Bulldog anguye igitungo. Yeah, we expect something from him nanjye ariko atari nona namwe mujye mushyiramo akantu k'impuhego Afrika wangonetingiye kuri Bluetooth. Abo mu Bufaransa bo bizagenda bite? Abo mu Bufaransa se bari batoye France azaza ryari ni nako turanye se n'ababiri ngiye nzi ko ari abantu bacu bose ni muri nuza ni Schengen ni Burayi wasimbuka afata gace ukajya Bruxelles. Ntabwo turavugana rero ni yihe oya ndashira gusa nari niko inzara ivuye he ubwo nagiye kwayiza ubanza nashonje. Uyu ari kuvuga ngo kubera icyo utageza ku isibo rero dejo muri hashize yarari yo ku isibo isibo sha home sweet home. Arisi aravuga ngo ndagukunda n'abanje bose n'amarange twayisiga akoze byataye ntuyicoka byara cyangwa afite ubwoba mani barumva ndi iyo udatwaye niko bimeze. Ruza Rusizi ntuzibagirwe kuririmba indirimbo yawe yitwa Oya. Inzu Rusizi ariko mwikundira urukundo meza akunda urukundo. Indirimbo yawe na Meddy igeze he? Simbizi pe. Uyu ngo aravuga ngo aragutegereje imbere ku muhanda yitwa Ariane ntegereje vuga hano mpagarare ngo peace Ariane niba uri mu muhanda ko gutari kubeshya vuga hano hagaze kuburi mukurikirana Ariane umenya Ariane ratubwire najye ubwo narabiguze man narabiguze birabiboro ndabigira nyine home ndangije ndabyambara maze kubyambara nkayumva motari atari wone yumva nyine atari ibintu wagumana mu kanwa kawe man akanwa k'umuntu akanwa n'ahantu umuntu arisha n'ahantu icya kabiri biraremera bituma uvuga nyine uko udasanzwe uvuga ya ndabireba ndabyihorera ndabimanura Melody mfite abana ndi kuzamura wamfashije uwo mwanzuro nuko wafashe umwe iyo ugiyeyo nari kibi imodoka zitemewe kujya kuri RDA izo zo zitemewe kuzamuka ashaka bafite ubwoba iyo bantwaye bafite ubwoba zima mugira ikizere gike kabisa iyo bantwaye mba numva tugiye kugomba n'imbere
koresha imeri ariko hano imodoka itari kugendana abasa tugeze muri RBA hafi yawe RBA habari yako kwinjira kuri gate. Oh. Yeah, on the mile, yeah, girl, on the mile, everybody. Agomba mperutse. Sasa tugiye guhindura phone. Sinfaka ngo tuwa keeping on. Hano. Yes. Mubiretse gusubira. Polisi. Dusubire hariya. Ninde bari kuvugana mbere? Reka dusubire kuri iyo gate guma nta kibazo. Ninde bari kuvugana? Urugana nande? Kuvugana n'undi. Ndabona badufungura rero. Ubona Ushobora kuba batari badukiririnze babikoze nawe. ubona yuko Abonye impamvu kubaganiriza bifata umwanya. None tugiye. Twagiye. Bigiba. amakane mu ngambo byahindutse. Muri hano muri lift isuku. Muri lift si umuntu umwe. ni muri kabiri no turahurira tiva wa ntabwo bizajya biba inkuru nitubona trees ntabwo bizajya biba inkuru ibintu byinshi nyine nk'ibyo kuri stage mpuzamahanga Ntabwo twagiye navuga ko hari umuryango tutasunitse ahubwo buriya turi batorega twebwe ntabwo twakoze nk'igihe abandi bakoreye igihe cyarageze mu Rwanda ibintu byose bisubira kuri zeru turatangira ahubwo nawe miseke turarwana ubu se iyo dukora nk'abandi bari kudukura he kubera ko buriya nyuma ya 94 ibintu byose byatangiye kuri zeru n'umuziki uri mu byatangiye kandi no kwishimisha biza nyuma yo kwiyubaka kandi umuziki ni entertainment rero twabanje kubaka igihugu entertainment iri kugendeza kandi nabwo urabona ko turi kubasiga ahubwo abantu bakora bagenda n'abareba nkase bari baseka bashyizeho igipfunsi urumva rero nta na iyo niyo nseko nseko kuko twarakoze bigaragara bagira ubwoba kugeza ubwo turi gukora imishinga ingana gutya igihe cyo mbana nuko urugendo rw'imbere rwo rwiza kuruta ibyo tumaze gukora kuko ibyo twakoze byari bigoye kurutaho nyine igihugu kimaze kuba stable abanyagihugu batangiye kwishima kera bajya kuririmbira abantu ntabwo nakigira amakanyaga cyangwa wenda mu masamba ariko nanjye nabagaho nararebaga hari kumwereka muri concert baririmbira abantu abantu ukabona wapi kabisa baje kurakara uyu munsi mu gihe umuntu ukuntu abantu basigaye bishima byararyoshye buriho ni umwanya mwiza wo gukora ibyo byose twavugaga kandi buri muntu wese uri kwishyiramo imbaraga ari gukora akazi gakwiriye nihereyeho njyewe ngiye njyana u Rwanda ntabwo ngenda uwundi iyo ngiye njyana u Rwanda ngendana igihugu kandi n'abantu turajyana n'ubu turi kumwe hari abantu baba bari live hano bagenda batwumva nibo badufasha gusunika ibintu ubwo rero sinavuga ko ari urugi tutasunitse inzugi zose turi gusunika birakwiye n'umwanya ukwiye uyu ni umwanya ukwiye wo kubikora Bruce byibuza noneho hari igihe cyabagaho ngo turashaka ko umuziki wacu ugera ku rwego mpuzamahanga turashaka umuziki wacu uzagera ku rwego mpuzamahanga ryari ubu noneho byibuza urumwe mu bagerageza kubikora ibishoboka kugira ngo nyine bya bintu bive mu magambo bijye mu bikorwa bikomeye bite
bikomeye nko kumira ibuye warangiza ukarohama. Biragoye cyane, gusa buriya umuntu ni ikiremwa gitangaje. Ntabwo njya mbona ari ibintu bigoye cyane kuruta gukura nyine. Gukura biragoye, umwana banakubagana wanigirira nabi mu buryo budakwiye cyangwa se bikagorana nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo nemera ni uko nta kintu cyane bishyize hamwe. Niyo mpamvu nanjye ntajya ngenda wa peke. Biri mu ndirimbo yitwa Munyakazi. Kirazira ko mbona wa peke. Ngendana n'abandi bantu bo kumfasha ibyo ntashoboye. Ngenda aririmba n'ibyo nshobora gukora ikiganiro nk'iki, ariko Joby niwe udufasha kuorganiza ibintu bikajya ku murongo. Dufite Afrika udufasha mu bijyanye n'ama-event n'ibindi. Dufite Kaez nawe turakorana mu bubi. Nyine ntabwo iyo tubishyize hamwe birakunda. Rero bigoye cyane buriya iyo uri kubikora umwe. Ariko iyo uri kubikorana n'abandi 155 ni equipe nini cyane. Birakunda. Kandi kuba international ntabwo ari umuziki mwiza gusa. Buriya nka Isho Speed acuruza iki? Aramoka. Acuruza imimerere ye uko ameze biragurisha. Ibyo bintu nabyo mutangire mu byumere mukabona umuntu ari komoka ngo mugere ngo nimbwa. Ibyo ni ibitutsi bya kera. Abagenzi imbwa ni Isho Speed irusha amafaranga umugabo muzire. Ni mu isoko byari hari akazi. N'akazi gakomeye karabyara inyungu. Leta yagize gutya dukubita igorora buriya. Turi mu karere, turi mu bihugu bifite interineti ibangutse itanahenze cyane ugereranyije n'abandi. Buriya mwaba rubyiruko mwe mwabaje mwe babanebwe mukoresha aho ze mbona abantu batari kubivuga bari mwana umukobwa ejo bundi yavuze ko akennye ari gupostinga video ye. Buriya nubwo bari gusakuza niba si gukoresha neza inkoranyambaga yari ari kubakuramo ibiceri. Kandi akabikora ababwira ko akennye. Uri kumva neza? Rero twe no kuyoba bye gutuyobya mucunge neza umuntu uri kubikoreramo amafaranga mu mwigane. Buriya n'abakomanta n'abagira gute nyine niba umuntu abisobanukiwe neza izi mbuga nkoranyambaga zibyara amafaranga. Rero dufite opportunity kurusha abandi benshi. Naho sindeba ukuntu abanyakenya babigenza. Hari umunyanigeriya mu minsi itambutse wakoze live haza abantu akorera miliyoni y'amadolari mani muri live ya TikTok. Wa muntu uri kutwumva w'umunebwe ariko wikundira internet ubwo gerageza wari ubyariza umusaruro. Ako Bruce ako kantu gasitumye ntekereza ku kintu kiri controversial abantu bafiteho imyumvire itandukanye. Wa mugani wenda wadufasha kubyumvisha abajene. Hari abantu babyifuza nkuko nguko akaba yifuza gukoresha izo mbuga nkoranyambaga ariko akareba ibihabera akavuga ati umva iriya si uriya muhanda uranyerera kandi ubyumva nyine ko bavuga ngo iriya mihanda iranyerera. None najyaho nkasebera ejo bundi umwana wanjye n'umwuzukuru bakazabona ko nasebye kuriya cyangwa se hakaba n'ababyeyi bavuga ati mwana wanjye mbabarira unsaba ikindi ushaka ariko uriya muhanda sinkukubone nyamara tukabona abo gutunze. Ubwo rero n'ubwoba bimeze nko utajya muri kaburimbo imodoka itakugomba. Uzanga kubikora ejo bundi ujye mu iroje bagufatireho none ujyeho bakubonye mu iroje. Urumva? Kagerageza. Icya mbere uzi neza ubwenge. Uzi kirazira zawe, uzi ibyo udashobora gukora. Nicyo wirinda gukora. None se bizaza bikwikorera ntuzaba wabyikoreye. Tugira ubwenge natwe tukitware nk'ibihwagari. Turi abantu. Umutwe si umutanga. Ukora uri entertaininga ukirinda gukora abaye ibyaha. Ujya bona babafunze se. Harabajyaho bagakora ibyaha. Nkuko no mu buzima busanzwe, niga n'isi ni nk'uko umuntu atakwanga kuvuka ngo atazapfa. Ni isi nk'izindi ibyo ukozeho nibyo bikugira uwubawe. Icya kabiri abantu bose ntibabishoboye. Niba ubigiye ukabigerageza ukabona atari ibyawe, give up. Gutsindwa bibaho, hands up. Uvuga uti ndabyemeye aha saha hanjye ngiye guhigira ahandi. Iyo umuntu akiri muto aba agifite amahirwe yose, uba ufite umwanya. Yarahoze ndeba imyaka yanjye mu minsi itambutse ukuntu igurutse ca numva agahinda karangegetse urumva. Ubu koko mu minsi nari muri 10 ngo kugira mirongo itatu yewe nawe ubu ndabikungana na Jesus. Iyo umuntu akiri muto aba agifite amahirwe yo kwigira ku bandi kugerageza byinshi. Ariko mu hantu hari amahirwe menshi kurusha ahandi yemamya ko internet iri mu byatanga umusaruro kandi ukomeye. Abantu bajya bangira inama ngo sinkagenda live. Ya mama wawe. Genda live ugakora ibyo mwishimiye ubuzima n'ubwanjye. Icya kabiri hari n'inama nyine umuco buriya umuco wacu. Hari
hari ahantu ngera ukatubwira ngo have sigaho ariko isi turi kujyamo ikatubwira ngo huti umuntu ukabona hezemo hagati ntabwo muzi abantu b'abarokore b'abasinzi bajya gusenga bafite hangover wabiretse mwana wanjye ko n'umutari bubyumve niba wahisemo akabari jya mu kabari niba wahisemo urusengero jya gusenga niba utabishoboye akagwa muri byaranditse ngo ntukabakazo yaza umurongo ntabwo wenda nibuka neza ntabwo mwibuka neza ariko wagakoze ikintu ushoboye kandi unavukana impano reka none se uba TikTok mbere yuko TikTok iza bakoraga iki nta kintu bari baziko nta mpano bafite hari n'igihe impano yawe bitaragera mu gihe cya nyacyo bari n'abantu distori bafite character nyine ureba ukaba muzi nka kera atakiriho ukavuga uti umuntu niba ariho mu gihe cya TikTok ngiye kubabaho cyangwa se Twitch no gustreaminga bimwe bisanzwe abantu bamenye ko amahirwe ahari wowe uko nguko umeze bishobora gushima njye naherekera n'umufana wa Nzovu ukomeye narajyaga bivuga kera abantu bakandeba bagaseka ariko character y'umuntu ararebaga nkabona ntibaho nkabona ararenze yacuruza ubuse ni mutumukunda twese Nzovu si umudanje internet ubwayo yakubyarira umusaruro utari no kuvuga ngo uri umuhanzi by'abasani bafata bakifuka bakitsimba iyo batakuza abafana nabo batakibikunda yego hari n'akantu wigeze kuvuga mu minsi yashize uravuga uti kimwe mu bintu nakuyeho mu myumvire yanjye ntazigera nakora ni ukwihisha abantu nzabereka uko ndi ubwo tugahuje n'uko kuntu ko gukoresha imbuga nkoranyambaga abantu bose bakugiraho access ibyo byose ntabwo abantu bose bari positive hari abantu erega buriya n'abandi bose babikora ntagahoraho nubwo nyine mbiyereka ariko ngira private life yanjye n'ubundi ngira ibyo mbereka hari urwego nisanzuraho ku mbuga nkoranyambaga hari naho ngarukira nzi igihugu turimo nzi umuntu ndiwe nzi akazi kanjye ibyo nshobora kwangiriza ku mbuga nkoranyambaga ibyo ntabyo njya nkora ariko disi ugasanga ni kugirwa inama n'umuntu imibare yo kuri social media ye niyo gutanga comment gusa uri kungira ibintu utarakoraho inama ukumva nakumva ko wabikoze ugafeiringa cyangwa se ukandusha iyo ndi kureba mu bintu uri gukora nkabona ndi umuhanga ndi wadanje inama ugiye kungira nshobora kuyumva uri umu expert muri byo ariko twese tutabibona neza wakicecegesha umyanjye I was wondering nyine ikibazo nari ngiye kumubaza nk'umuntu ugiye kubitangira cyangwa se umuntu wabitangiye ariko akaba abigendamo biguru ntege kubera cyane negative comments cyane nyine critique ziri negative ni nk'iyihe ntambwe ikomeye cyangwa se intwari ikomeye warwarishije kugira ngo ibyo byose ntabwo byabura kugera ku mutima wawe aka depression katari ngombwa n'izi ndabyumva cyane iyo akiri muto yego icyambere iyo ukiri muto ugatinda ku bintu abantu bakuvugaho uba utazi icyo ushaka nahoze numva story za Aisha Speed bavuga ukuntu mama yamuca intege yamuza gustreaminga none aje muri Afurika agiye kuba umusitreamer mbere ku isi sibyo ntabwo wagendera ku bintu abantu bagutekerezaho ibintu abantu banekerejeho ntangira umuziki iyo mbitekerezaho ukabitindaho ntibibura kukubabaza ntibibura kugukubita hasi ariko buriya njyewe nemera ko iyo wirundumuriye mu kintu urumva ukavuga uti njyewe inshingano zanjye nizi nizo ngiye gukora ni ukuri ukoze birakunda nyine nta kintu kimwe ushobora gukora wagira mu mutwe n'umutima wawe wose ngo ntibikugirire umumaro kandi urebye nko kuri social media kugusubiza inyuma konyine ni comment ubwo niba utabashije kuzisoma ntukazisoma niba agati bakavuga ngo kakore hari hakavuga ngo soma ngo kanda muri comment ngo soma ngo tubiri twa mbere ni akazi kawe menya comment yawe uri kwishyira mu kaga ku buryo ngo nta muntu wemerewe kugira inama umukire Grafikiri yahagendera numvise ngo abantu batagomba kukugira inama oya ngira inama z'ibintu ndusha wowe urahura umusore gushaka byarakunaniye kuburyo nkwiye kubaka urugo wabanje ukabwubaka ariko hano ndahohotera emotional damage hano hari ikibazo wigira inama yo gushaka umugore wowe utaramushaka basi mushaka umbwira uti naramushoboye urabona ukuntu nabigenje n'ubu icyo gihe ndakumva kabisa ariko nturirimba sindabona n'akaririmbo kana kamwe ngo ngire inama ngo mpora mugira ngajya sora indirimbo zimeze wambabari ukabyiyorera wowe wagushyira muri studio ugafata mikoro ukabanza ugashaka ijambo rimwe ukarara utaribonye wakemera neza imvune z'umuhanzi rero iyo uri umujene gutyo uri kwikoreshereza social media abantu bavuga ngo reba ukuntu ngabuzukuru bawe bazakubona gute nimbobo zirasaza abuzukuru babo bakajya bagira ngo babaye abantu b'indashyikirwa imyaka abantu bakabyibagirwa abantu barabyibagirwa abajura bagiye he ntibabyaye abana babo bazi ko bafite ababyeyi b'inyangamugayo niyo mpamvu ababyeyi bose batubwira ngo
kwanza ntibakanababeshinga abana banyu bazabimenya ababyeyi banyu ntibavuge ko babaye aba mbere kiri kubonye abantu biganye nabo. Bruce, wigeze kuvuga akantu k'ubunebwe mu rubyiruko mu bajene ngo ni abanebwe ngo bariya bamwe nyine muri bo bari abanebwe. Nkubitira ku gihe watangira umuziki wari ukiri muto cyane kugeza uyu munsi umazemo igihe kinini mu muziki, ndumva imyaka igiye kuba 15. wivuga nari ari gihe ukora ibikorwa by'indashyikirwa ukiri muto. Nihe message waha urubyiruko ku bijyanye n'iki ngiki cyo kurwanya ubunebwe, ariko cyane cyane ugendeye kuri experience yawe yaho wahereye naho uri uyu munsi? Ntabwo navuze ko ari abanebwe, navuze ko hari uwafashe video avuga ko ari umukene. Inama ya mbere nta maji zibaho, ni ukuri barabeshya. N'abantu bakora amaji barakora cyane, baravunika, barabitegura bakabikorera behind the scene bakaza kubitwereka, twe tubona n'utuntu tworoshye bimeze nka zino ndirimbo rero ukabona ni iminota 3 yaradufasha amezi n'amezi kuyikora. Rero maji ntibaho nudatangira none ngo bikorere nyine n'akazi kawe. Umenye ko nabanye mu biro ndari kuvuga ngo ibisaza ngo bibyuka bijya ku kazi ngo byuhanya. Ujye umenya ko icyo gisaza kitakoze kikiri gito, abandi basaza bajya muri pasiyo nyine bakaruhuka bakarya ibyo bakoreye. Ibintu bidatangiye nta biba bihari. Umushinga ufite mu mutwe nyine uguri mu mutwe, kandi ushobora no gutekereza gukora aga coffee shop cyangwa akaduka k'imyenda, umuturanyi yabitekereje neza aho wabonye ukahabarira, wabyuka ugasanga yagakoze. Nibijya agashinga ugira watinda ugakora ukabona undi muntu aragacapye. Niko bigenda uwo mushinga iyo watangiye. Niba bikoraga gahoro bikore cyane, bikunanire wowe ntuzavuga ngo ariko ngo nanjye ngo nabayemo umunebwe. Oya, nta excuse ukeneye kwiga. Nuko nguko ngiye inama natanga nuko niba wumva iki kintu aricyo uzakora, niba wumva uri umusani uhita uba umuhanzi, use n'umusani ukora ibyo abahanzi bakora, uba umuhanzi. Niba uri umwubatsi shaka umwikina ibitindo, urumva ibintu byo uri ku murongo nyine wako kazi. Njye niko numva ibintu byajya bigenda. Hanyuma Bruce, inkuru yawe ntabwo nshaka kuvuga imwe ya radio kuri YouTube. Inkuru yawe ku myaka yawe tudashaka kuvuga, niyo watujije yo kuvuga umaze mu muziki. Ega twavuga nta mibare irimo, nta kibazo nta mibare. Ariko hari inkuru y'u Rwanda. Inkuru y'u Rwanda wavuze mukanya wakomoje ku bintu bitari biri muri uru Rwanda mu myaka 30 ishize bijyana n'urugendo rwo kwiyubaka kwa industry y'umuziki n'imyidagaduro muri rusange. Wowe u Rwanda ufite uyu munsi cyangwa u Rwanda abanyarwanda dufite uyu munsi rupfana iki n'inkuru ya Bruce Melody? Inkuru y'u Rwanda n'inkuru ya Bruce Melody. U Rwanda rugenda n'u Rwanda ruri mobile, urumva kubera u Rwanda navukiyemo rwashushanyije uko nsuku n'imimerere n'imyitwarire yanjye igenda nk'u Rwanda. Njyewe kambaye nk'urugero, nimujya nko mu mahanga ukabona nk'umuntu ajugunya agacupa hasi ukavuga uti yego mana nyagasani ibi ni iki? Ibyo ni umuco, urwo ni u Rwanda ruba ruvugiyemo imbere. U Rwanda rukavuga ngo nyamara abantu bagira umwanda. Bo ntibabimenya, ntibabizi ko si abanyarwanda si bo twe. Rero no mu muziki twize kumenya ibyo duhimba nabo duhimbira. Abantu bari mu yihe mood. Njye by'umwihariko nk'umuntu maze igihe kinini imbere ku rubyiniro, nzi no kubitegereza mu maso nkabona barambiwe. Abantu babiri batangiye kwayura cyangwa se ukabona batangiye kwikinga izuba mu nzu. Ariko ko umuntu urakinga ukuboko hejuru y'amaso gutyo. Yego utireka tubashyiremo za zindi zituma bashabukaho gakeya. Abanyarwanda ntibavuga ikibazo uko kimeze neza. Ndagenda nk'umuhanzi, ntabwo nagiye nk'umupolitisiye cyangwa se nk'uhagarariye ikindi kigo runaka. Nagiye nk'umuhanzi, mvuga nk'umuhanzi. Ibyo ni bigaragaza ko igihugu kiratubona, igihugu turi kurebana amaso ku maso. Ugaragaza ko ufite ibitaramo bizenguruka igihugu cy'u Rwanda, wowe nka Bruce na timu yawe n'abakozi bose barizwa muri ya company. Ben avuga ko ibyo mwatangaje ari fake news, ari amakuru y'ibihuha. Hariya biri ku muhanda rero ndi kukubwira bati Bruce ntabwo yigeze avugisha Ben na timu ye, ashyira hanze ibintu atabivuzeho. Koko nibyo ku muhanda kuraho urujijo ku makuru yose twaravuganye, ahubwo ntekereza ko ikibazo kiri muri communication wenda ya team ya Ben. Bashobora kuba bataramucommunicating uko bikwiye,
ariko ibintu byose byari biri ku murongo biratunganyije kandi mwarabonye ko ubutumwa yahise busiba ubwo hari yaramaze kubona uko amakuru uko bimeze uko biri yaramaze kubona information zose ibitaramo birahari kandi na The Ben arahari nta kibazo gihari TikTok